ibyo nabyo wa mugani umunyarwanda ngo wariwe n'imbwa ko zatumokera zaratumokeye gutumokera bivaho turibwa nazo imbaza turi kujya mu gihugu nibutse turi kwibuka iminsi ya kera kwibuka sha iminsi ya kera navuye Burundi n'amaguru ngere Kigali n'amaguru jewe cyane ndagivugira navuye Burundi n'amaguru ngere Kigali n'amaguru mina vimba miguu sana ndabyimba amaguru amera gutya ako kanya ngeze Kicukiro kuri Beto numva ndarushe numva ndananiwe numva ibifu bigiye kuvamo inzara umunaniro eko ndavuga ati cyamaho njyama nzaba nshaka icyo kurya ejo nibwo nahise ninjira mu kizu cyari gihari Kicukiro cyari ku muhanda ho nicyo ninjiyemo icyo kizu ni cyararagamo abantu nta muntu nyiracyo cyari gifite cyari kizu kimeze nka sare ariko icyo kizu nyigezemo mitambona ahantu hashasheza ibikarito byinshi aho muri icyo kizu mbonye ikizu gishashemo ibikarito byinshi mbona n'ahandi hashashe ibikarito ariko hariho n'akamatera k'ururimi kameze mva muri puberi ya Kicukiro imbwa zajya ubunyigi zawusigaza nge nkatora uwo zisigaje nkarya uwo zapfuniyeho ibimyira nkawurya uwo zaciriyeho nkawurya ndimo ndabwira abantu ko amacancwe y'imbwa ameze nk'igitoki cy'umukashi ugihekeye niko amera ngitangira kurya nkumva umuntu arakomanze ku rugi nange ati ndimo gira vuba nange ndaje kwituma nange ati buretse nibwo kijyamo reba rero umuntu ari hanze arimo arakomanga ashabuza muri toyi nange ndikurira muri wesi ngo ndimo ndamubwira ngo ndimo ndituma reba amakuru rero uyu mugabo cyangwa uyu muntu ari hanze arimo arasakuza ati uyu muntu wagiye muri wesi yatinzeyo kandi watsotse washanowe nange ati buretse diare yamfashe buretse ndafashwe n'inzoka na diare buretse ndakituma nubwo ndikugwana n'amasazi ndikugwana n'ibiryo ibizi biri gutemano n'ibisosi undi arimo arakomanga wasotse washanowe nange ndimo undafashwe na diare buretse kandi umanajya w'imisigi nawe yarambwiye ati nago bosi akwiye kumya ko hari umuntu urira muhano nabimenye uze tuva ku muceri uri kumva byo byose byamuriyeho byaje kurangira rero reka akomeze akomange nagaswaro mfite ndihanagura mu bwanwa reka nyingure mu bwanwa harimo ibisosi aha mu bwanwa hano byatembye hano hose byatembye byageze mu nkokora aha hose ni ibiryo gusa nakingura umuryango umuntu yarimo komanga yambona ibintu mu bwanwa ibiryo mu bwanwa hano aha hose ibisosi agenda muzinduru dore umuntu uvuye kurya amavyi we nkunda kubwira abantu mbabwira ngo Imana yigize ababivugaho ikwegereza ababikoraho Imana ikubita ababivugaho ikwegereza abagize guterata abazi kushomereye urabagwije abazi kutabyara urabagwije abazi kukodesha urabagwije abazi yuko mbese nakazugira urabagwije abo bose Imana ibigizeyo ikwegereza abagira gute ababikoraho abanyamumaro abo nibo ukeneye muri situation abo nibo bawukeneye abavuga ibigambo urabahaze uraburabujuje ntacyo bakumariye Imana ibashote ikwegereza ababikoraho mu izina rya Yesu. Turagushuhuje kandi tukwifurije amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese weho mukunzi wacu utwereka ko ubana natwe 5 dufashe umwanya tukwifuriza kugubwa neza mu kazi kawe urimo gukora uyu munsi. Birashoboka ko nta kazi waba ufite cyangwa ukaba uri kunyura mu buzima butakoroheye, ibyo bibaho mu buzima, ariko kandi nanone dufashe umwanya tukwifuriza guhura n'ukuboko kwiza kw'Imana kugira ngo iguhindure amateka, ubuzima bwawe burusheho kugenda bumererwa neza cyane. Njye ubona ndi Ngoboka Miriam Theo, nguhaye ikaze mu kiganiro aho turi kumwe n'umukozi w'Imana isumba byose. Umeze ute? Turashima Imana cyane. Uri mu mahoro no mu mavuta? Meshi cyane. Ubwo umwami Yesu nkunda ndamahoro. Nanjye ndamahoro biragaragara. Yes.
hanyuma ufite amahoro menshi atemba nk'uruzi. biragaragara kabisa. Mfite amahoro atemba nk'uruzi kandi nta mpamvu nayabura kuko uyampa turi kumwe. muragendana murahorana. Imana ishima cyane. kandi bajya bavuga ngo akari ku mutima akari ku mutima gasesekara ku munwa. Yes, rero ku ruhu rwawe ni Yesu, hano hose ni Jesus. Yego. Imana ibumuhe. Numvaga nshaka kukubwira ko uyu munsi nagutekereje. Sure. Yego. Imana ishima. Sinzi ukuntu mu gitondo nagutekereje mpita ntekereza ko usengera Godiyari, mpita nibuka aho twagiye duhurira mu ivugabutumwa, mbese muri make bandagutekereje. Ngeze aha ngaha Yego. tuba turahuye. Duhurira aha nta wahamagaye, nawe niwamamagaye. Numva ko Imana ifite plan nziza. Hari impamvu buriya duhuye. Hari ibintu Imana yateguye. Hari ibintu Imana yateguye kandi bigiye kuba kandi biraba nonaha. Igihe nabonanaga nawe nese nibuka ko hari n'andi mateka duhuriyeho. Arahari kandi menshi. Arahari menshi cyane. Umuririmbyi niyo yigeze kurimba ngo dusubije amaso inyuma. Dushubije amaso inyuma. Ariko reka tiririmbeho. Dushubije amaso inyuma. Batwitaza amayibobo. Dushubije amaso inyuma. Bazi ko tuzashaka. Dusubije amaso inyuma. Tutazi ko tuzabyara. Dushubije amaso inyuma. Tugarukira. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana we waraturengeye. Ariko Mana yaraturengeye. Mana yarakoze. Karame. Hangana umfashe mikoro ho gato. Ihereze icyubahiro kuko yaraturengeye. Yaraturengeye. Kizamure. Nsubije amaso inyuma. Yego. Nibuka mba mu gaseke. Mu gaseke. Hano mu gaseke buye. Ka Kigarama. Ka Kigarama. Cyaruri cya Kisaro. Ushubije amaso inyuma. Kisaro ka Rurindo. Ego Mana yo mwijuru. Mu ntara y'Amajyaruguru. Mu Majyaruguru. Mu Majyaruguru. Hamwe babango tuzagarye. Amazi gaji. Turajabase. Yego. Mpita nibuka yuko nta muriro wari wahagera. Na n'ubu. Na n'iyi saha. Mana yanjye. Kwavuye kure bro. Uri kumva? Mpita nibuka yuko nta muhanda. Mana we. Mpita nibuka yuko twumvaga imodoka. Hinde nko hakurya tukirukanka gukora shimashima. Icyo gihe yabaga ihagaze mbeze niba ari igenda mwayukagaho. Nubu n'umwana waho. Iyo yumvisha indege ararararama. Hakomana yo mwejuru sha nuko. Aho no waturutse. Niho naturutse. None uyu munsi ukaba Isiti. I Kigali. No, reka ngarura amaso inyuma. Rihangane ho gato kuko ndaza uraza kuyagarura. Ndagubwiye mbwira. Uri kumva? Nibuka aho twakuriye. Yego. Ubu hari abantu bazi kujya gusenya. Ibyo bita guhwehura. Guhwehura cyangwa gutashya. Gutashya. Mpita nibuka bya bipira twambaraga turi abana. Guhwehura, gutashya, gusenya. Sadepana aho abadukurikiranye baherereye cyangwa bavukiye. Yego. Mpita nibuka twambara imipira ikaba n'ikabutura. Umupira wikubyemo n'ikabutura. Kandi kidoze rimwe gusa. Twakururuka ku mitumba kangahe wa mupira ukabucitse hehe ku kibuno. Reka mvuge kakana abantu ntibanseke. Kivuki. Umunsi wa mbere ndara muri supanete. Yego. Ku gitanda kiriho matera. Yego. Gishasheho amashuka. Yego. Mu nzu irimo purafo. Yego. Hasi ari sima. Ibikuta ari amarangi. Upyondaho. Nuko naraye mu bitaro nari ndwaye. Ndagira ngo abantu bibuka umunsi waraye kuri matera. Kuri matera ku gitanda kiriho amashuka, kiriho supanete, inzu irimo purafo, isimase na sima hasi, ku ruhande ku bikuta ari irange, amatara hejuru. Nari ndi mu bitaro. Imana iturinde. Ubwo ntajya mu bitaro uwo munsi imyaka yo kurara mu nzu irimo amashanyarazi yari kwiyongera.
nshubije amaso inyuma mpaye Imana ko icyubahiro. numva ibyo bintu bikomeye. Weho wibutse iki? Ngewe Wewe. ndazamukira mu jambo rya Dawidi. Nta kibazo. hariho ntitwasenze ntacyo ibyacu barabisengeye. natwe ubwacu turi amasengero. Ngewe reka nibukire muri iri jambo. Zaburi y'143 umurongo wa 5. Yego. Ntibyanjye ngiye kuvyibukira. Niho ugiye kwibukira. Aho tugiye kubwira abantu. Yego. Sibyo? Yego. Zaburi y'145 ni zaburi ya Dawidi. Yego. Ukuntu yavuze. Avuga ngo nibutse iminsi ya kera. Hallelujah. Nibwira ibyo wakoze byose. Hallelujah. Urumva nibutse Iminsi ya kera. ahise yibwira. Abonye igiharimo Yes. hetabona ibintu Imana yakoze. Aha ahise yibwira ivy'Imana yakoze bingahe byose hatabuzemo Na kimwe. aravuga ngo nekereza umurimo w'intoki zawe uramburira amaboko. Ubonye bimukoze mu kanya Yego. yo kurambura amaboko. Imana nyirambura. Fasha nange tugire guke. Imana ihabwe Fasha nange icyubahiro. tugire guke. Imana ihabwe icyubahiro. Fasha nange tugire guke. Imana ihabwe abadukurikiranye nabo bashuje amaso yuma namwe hallelujah! Imana waba uri mu ishimwe. bitaro gira gucya Imana ishimwe. waba ugwaye uwo mutwe gira gucya aho Imana murakira ishimwe. Niba ye wicaye kuri vera, hari ibintu Imana Imana ishimwe. yakoze hari ibintu Imana Imana umva ishimwe. wabyumvise Yego. nibutse ibyo Ibyo. wakoze bingahe byose ndangije mise nkuramburira amaboko. Imana ihabwe icyubahiro. Urabona? Imana ni papa. Ariko bana we ndafashijwe neza. Nekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Yongera akantu bivuga avuga ngo sera. Nange ndibutse. Uributse. Nibutse mvuka Yego. mu bana 11. Abana 11 papa yatuvyaye turi abana 11 abahungu 10 n'umukobwa umwe. Umusaza hari yubahwe. Ndanamushuhuje papa wanje. Imana imuhumugisha. Baho. Yarakoze. Mfite bane. Mfite bane hano bangeze. Reba. Bese ababyeyi bubahwe. Yego. Umubyeyi by'abana 11 akaturera dugakura. Imana imufashije. Rero nawe ndamusuje ahari. N'abandi bose bishuti zanjye abanyamumaro banjye mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. Amen. Sinshatse kubavuga mu mazina ariko ushatse nabavuga ariko ni benshi ariko mwumve ko mwese mbashuje aho muri hose Imana ibahe umugisha. Yes, nibutse kera mvuka mu bana batatu genda wa gatatu mu nda ya papa na mama. Nyuma yanjye hari abandi ariko genda umwana wa gatatu. Rero nyuma yabwo naje gufatwa n'indwara. Ndashimira Imana mama nwita mama yahura n'ibintu byinshi ariko ntabwo navuyemo. Ndiho. Ntiwavuyemo? Sinavuyemo kandi icyo gihe mama yari vurugu yiruka mu mirimo ariko niyatsitaye abanza inda niyatsitaye abanza umugongo niyatsitaye yaramurinze amezi 9 yose ararangira ndavuka. Aracyariho? Yaratashije bundi aruhukire mu mahoro. Ya rero maze kuvuka ngeze hanze ntabwo ndimo ndibuka iminsi ya kera. Wibutse iminsi ya kera? Naho ngaho. Ndimo ndibuka iminsi ya kera. Yego no kwibuka iminsi. Iminsi niyo topic dufite. Kwibuka iminsi ya kera. Yego. Kandi twamara kuyibuka nidupfunya amaboko ahubwo turamburira Imana amaboko. Kwibuka ivy'Imana yakoze. Kwibuka gusa bituma dutekereza imirimo y'intoki zayo natwe nitubyihererane tukayiramburira amaboko. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese ejo ni gucyumwera abandi mujye kurambura amaboko mutanga ituro. Yes. Tanga ituro abandi aho muri mugire gutya ariko n'amaturo aremewe. Imana ishimwe cyane nubwo zifunze n'akanyenyeri karemewe. Nabyo nabitambuje. Urakoze cyane. Sibyo rata? Murakoze cyane. So rero maze kuvuka rimwe naragwaye mfatwa n'indwara nini cyane. Mfatwa n'indwara iyo ndwara nagwaye ari indwara ikomeye cyane iranyeganyeza ku buryo
mama yakoze ibyo akora, mama aramvuza biranka, uruhu rwose ruvaho, banjyamika ku mukeka, inyama zigasigara ku mukeka kubera uburwayi nari naraboze, nibutse iminsi ya kera. Yaje kurangira rero mama yigira inama, aravuga ati uyu mwana sinshaka kuzamushyingura atagira inyama zisigara ku mukeka, gupfa byo azapfa, ariko zishaka ko azapfa atagira inyama. Urumva twari utugufa, ariko uruhu rwasigara ku mukeka. Wa mukeka mu cyaro baboha ikirago, ikirago, inyama zigasigara. Mama rero yigira inama zo gusasa ikirago, akarenzaho imikoma y'ibitoki, imitoto. Mu Kirundi tubyita imitoto, mu Kinyarwanda mubyita imikoma, amakoma pito. Urakoze cyane. Twebwe iwacu hariya abankurikiranye ni imitoto. Nanjye ndajya mbishyira mu Kinyarwanda. Ni amakoma. Sinzi abandi uko babivuga, abadukenye ni benshi kandi Imana ibaho umugisha. Byaje kurangira rero iyo ngwara nyikize. Ndashimira uzi ko Imana isibanganya amateka, igasibanganya amateka. Wabona inkovu? Wapi? Wabona inkovu? Oya. Inkovu mfite iz'ubuzima bw'ejo bundi, nizo mfite z'amenyo y'imbwa aho zagiye zirya. Ibyo nabyo tuzabigarukaho one day, kuko twako ibyo nabyo wa mugani umunyarwanda ngo wariwe n'imbwa ko zatumokera zaratumokeye, gutumokera bivaho turibwa nazo. Imbaza turi kujya mu givandi, nibutse turi kwibuka iminsi ya kera, kwibuka iminsi ya kera. Rero naje gukura mvamwo agasore keza. Rero birenga agasore, ubundi umugabo, mfite umugore n'abana 4, mbyaye 5, undi Imana yaramucyuye. Mfite 4 mu rugo, bahungu 2 n'abakobwa 2, undi muhungu Imana yaramujyanye, ihabwa icyubahiro. Rero mvamwo umugabo umeze gutya muri kureba, kandi mwiza, ndigirira icyizere, umukozi w'Imana isumba byose, ufite imbaraga z'Imana, ufite ibintu by'Imana mbitse byinshi cyane birenga hano bikajya n'ahandi. Tubwira abakunzi bacu ko ari amaseri, nama episode nuko nguko rate buhoro nama episode pore njo mwendo. Uyu munsi turi kwibuka, ejo noneho tuzagarukana ibindi. Byaje kurangira rero, reka tuninjiremo deje. Tuninjiremo tuvuge. Byaje kurangira ngewe ukundeba papa atujyana mu kintu cyitwa atuyobora isuka, ikintu cyitwa guhinga kabisa. Twari babakungu jumba bo mu cyaro, babandi bita abakungu jumba bo mu cyaro. Ntabwo twari abatindi, ntabwo twari bari babakungu jumba, kugi wacu wahora ibyo kurya kabisa, ko twarahingaga. Rero byaje kurangira, reba abo bana bose mu murima, abajya ku ishuri barajyayo, ariko abandi tukayoboka umurima. Bazanu twahinze na papa na mama arimo n'abakozi, twakubite hegitari tukaratwirangije. Rero rimwe ngewe nahinga, nkumva iyerekwa ryanjye ntabwo riri mu isuka, kandi abadukurikiranye muhinga rwose mwihangane, turya mwahinze mutahinze ntabwo twarya, mwubahwe, ariko ngewe guhinga byarananiye. Sinakubwiye ngo hari ibyo duhuje. Kurima byarananiye pe. Papa ngo ngewe twajyaga guhinga, papa akadukebera ikintu cyitwa buri muntu mu ngoti, abanga umuntu utari bumare ntago ari burya, buri muntu cyari icyateke. Abandi rero natangira guhinga, nkatangira nkaruka urufuro. Natangira rimwe urufuro rukaba ruraje, nkatangiye nkaruka kabiri, nkumva ashatse kujya kuri toyi, kandi mbese bidahari. Najya nkikanira nkamarayo nk'isa, papa akadakankuzayo umuhini, gati wafashwe n'iki, vayo uhinge, nudahinga ntabwo uri burye. Mama rero niwe yari umuvugizi wanjye, kuko mu bana bose papa yabyaye, ngewe nibyo usa na mama wanjye.
nigiye usa na mama yankunda kubi n'ikimenyimenyi nitwaga akazina kitwa bebe nari bebeje kuri mama banyita bebe rero n'ubu ugiye burundu ubaza ati Eliya ntabwo barizi cyane nka bebe ugenda ubaza ati bebe wo kwande yarinde Yeremiya bebe ni ngewe rero n'ubu rero n'ubu nitwa bebe uri bebe n'ubu ndi bebe ngewe nubwo uri umugabo ndi bebe rwose ubebera kwa Yesu mbese ubu ndi ikibebe kwa Yesu ndi ikibebe mu yandi magambo baravanga umwana uri iwabo avuna umuheha akiyongeza undi kwa Yesu mvuna umuheha niyongeza uwundi ndi bebe kwa Yesu bebe ejo bundi mfite ba petit frere baraje bamwe batwina ku kazina ntabwo karibagirana bajya bamamagara bebe ni ba petit frere rero iyo bamamagaye bebe rimwe babajije madame ati alo we bebe arahari madame arabwira ati arahari umuduhe tuvugane madame abahereza umuhungu wanjye arabwira ati oya ntabwo ari uwo ni bebe umugabo wawe ntabwo yitwa bebe nyine ni bebe madamu n'ubu ngubu nawe harya amamagara sheri cyangwa bebe umuhungu wanjye akitaba nayo ni amateka ni bebe iyo bahamagaye bebe Joshua aritaba njyewe bahamagara bebe nanjye nkitaba izina niri kuji urakoze cyane rero byaje kurangira nyine rimwe mpita ndavuga ati rero reka nigira inama nahise mfata nahise ncomoka mu rugo nigira inama yo kwambuka i Kigali ntabwo nagiye Bujumbura ahubwo navuze ati reka ngende i Kigali twinjiye mu buhamya nabwo bushingiye ku minsi ya kera reka ngende i Kigali hari akantu ngendereye kamwe nubwo dusoza reka ngende i Kigali nahise njya mu rugo siga ababyeyi mu murima njya mu rugo mfata ishashi y'umukara mpita nshyiramo ibigori 4 nibyo nasanze mu nkono urumva nyene ahantu hari abana bangana gutyo kwari ukumaraho kwari ukurya tugakomba neza nakurariza umuto reka da nugukomba pya abana bangana rero kuko byari ibigori mama yari yatetse byari ibyasigaye mu nkono nibyo nayoye mitashyira byari 4 mitashyira mu ishashi y'umukara icyo gihe zayi zikiriho bitamfata agakweto kanjye hari agakweto nambaraga n'agapanaro kanjye mita ndambuka n'agapira kanjye nako byo byose namvuye mu go mbyambaye navuye mu go nambaye udusilipa agakweto ngashyira mu ishashi n'ibyo bigori ndambuka ngeze mu Rwanda nibwo natangiye kubaza i Kigali ngeze kuruhuha mu Bugesera uri kumva ubuzima ngeze kuruhuha nibuhazi ubwo natangiye kubaza ati mundangira i Kigali baza abantu bango bahinga ni mundangira i Kigali gusa nari mazi ubwa mbere narije mu Rwanda mukecuru n'umusaza bango bahinga barambwira ati mwana wa ugiye i Kigali ngwe komeza n'imbere gato urumva kuruhuha ni Kigali yetagati yanjye numvise ko ngiye i Kigali ntabwo nigeze nisettingamo kujya Bujumbura ntabwo nigeze nisettingamo kujya Kibitoki numvise ngo ngiye gushakira ubuzima i Kigali ngeze ruhuha nibwo nakubitanye nabo bakecuru mbayoboje barambwira ati komeza i Kigali n'imbere gato numva rero nakwirirwa nega numva ndahageze ndagenda nigiye imbere ati mundangiye i Kigali komeza n'imbere abo abantu bazi kuyobora ariko abo baranyishe n'imbere mbona abo ibise hagufi mbona burije naragerayo mbona bunyiriyeho naragera i Kigali ngavuga ati Kigali ni mu cyaro Kigali ko ndeba narahagera bonye bwije ubwo mbanyobotsa Masaka njya kuryama mu Masaka ya bigori byarangiriye mu nzira nabyo mbijya gake byashize rero ikintu nakoze ni kimwe nuko nahise aho hantu nyene nimba ndaye mu Masaka masanze nk'imyumbati ndaranduye ndariye mu murimo utari uwa papa mu murimo utari uwacu ndaranduye ndariye nyene ubwo nyene nyobotsa Masaka tayari ubuzima bw'uruzerero bwa buratangiye ubwo abanyoboye bambwiye ko i Kigali ari imbere tayari nyobotsa Masaka
kuko imyumbati y'abandi ndariye. Urakeye ndakomeje inzira, ahantu naryamye uwo munsi monami naravunitse cyane, naryamye numva amaguru anjya na ubuguru bwabyimbye, n'ubundi mvyukana ya midido ngenda i Kigali. Ngenda mbaza ati Kigali nihe, bakambwira ati ni imbere. Wari kumwe wewe arambwira ati mwana wa eza nati cyo ufite ngutege, ndabya ati nawe mfite, komeza rero ubwo ni imbere, komeza uragerayo. Nibwo nakandagiye ndagenda, twa inzara iranyica, twa twenda twangenda ndakwadukweto ndatugurisha mu nzira mama keya. Ubwo mitanangira ngura utuneke, ngenda njya mu nzira paka gusa nihuse urugendo rwo kuva aho kuruhangera i Kigali na hagenze nk'imisine. Abadukurikiye ndagira ngo ubasobanurire neza, ubambwire niba waravuye mu Burundi n'amaguru ukaza i Kigali n'amaguru. Navuye Burundi n'amaguru ngera i Kigali n'amaguru. Jewe cyangire byivugira. Navuye Burundi n'amaguru ngera i Kigali n'amaguru. Mina vimba miguu sana, ndabyimba amaguru amera gutya, amera nk'inanasi. Rero nihuse nibwo nageze i Nyanza ya Kicukiro. Abadukurikiranye murahazi, bamwe barahazi. Ngeze i Nyanza ya Kicukiro hariya hari gare, nibwo nahise mbona none ko ngeze i Kigali. Ndebye mbona ikibuga cy'indege Kikanombe, ubona amatara ya ndebye mbona amashanyarazi noneho mesh, inzu zisumbiza, ndebye mbona amazu meza cyane. Ndavuga ati ngeze i Kigali noneho, handi hose bambeshaga ntago hari Kigali. Ngeze aho manuka gato ndakongoboka, ndagenda. Buriya umutumishi iyo umuntu atinze mu mwijima abona habona. Iyo umuntu atinze mu mwijima abona habona. Shatse kuvuga iki? Iyo wagenze cyane amaguru akabyimba ugakomeza ukagenda urabimenyera. Yaje kurangira ngeze rero, ngeze Kicukiro neza kuri reto gucya, nahageze bwije nka saa moya z'ijoro. Nahageze Kicukiro bwije nka saa moya, ndumva mbyibuka, ndumva nka saa moya. Ndaharenga kuri reto wa Kicukiro, ngomeza imbere kuri Ziniya bahazi barahazi. Niho nakubitanye mitamo igipangu ndi buraremo. Mitamo igipangu ndi buraremo. Burundi n'amaguru. Nanjye guhitamo igipangu ndi buryamemo. Nk'umuntu wananiwe, nk'umushyitsi waturutse Burundi. Nibwo neza ngera ku gipangu kimwe ahangaha kuri kaburimbo neza, uturutse Sonatibe ugiye Kicukiro, gipangu kiri kuri kaburimbo neza. Nibwo ahantu nibwo nahise nkomanga ku gipangu, ndasona cyane. Umuturage bujya asona bya afatiraho, ndasona numva barasakuje, fatiraho numva nibumvise no yafatiwe ndahonda. Umuzamaraza akuraho akantu akugi gatoya kandi usanga gafashe ku gipangu, agira ujya gatuka anyuza mu ijisho. Aranyitegereza ati wewe bite byawe ni sawa? Arambaza ati neza ko uri Murundi ndiwe, neza hano uzinde? Ngiye nta muntu nzi ngaha, utagiye kingura nje kuryama ngaha. Arambwira ati bose hano muraziranye? Oya. Mabuja oya. Akareka zo gukingurira. Aragiye akinguriye imbwa, imitimbwe yahaza umuceri papa. Yebwe iminwa y'urukoko, we wakinguriye imbwa zahaza ishyushyu, zizaje zimokera tayari. Ndavuga atanu sinaharari zimba zanyica, bandagiye reka rakanu kanyishe. Basubiye Kicukiro kuri reto, kandi abanyumva mu nkurikiranye kuri reto murahazi. Ndimo ndavuga kwibuka iminsi yacu ya kera, kwibuka iminsi ya kera. Imwe Dawidi twasomye kwa Dawidi hariya muri Zaburi 143 umurongo waho wa 5, sibyo? Ako kanya ngeze Kicukiro kuri reto, numva ndarushe, numva ndananiwe, numva ibifu bigiye kuvamo, inzara, umunaniro. Eko ndavuga ati cyamaho njyama, nzaba nshaka icyo kurya ejo. Nibwo nahise ninjira mu kizu cyari gihari Kicukiro, cyari ku muhanda ho, nicyo ninjiyemo. Icyo kizu ni cyararagamo abantu, nta muntu nyiracyo cyari gifite. Cyari kizu kimeze nka sare, ariko icyo kizu nyigezemo mpita mbona ahantu hashasheza ibikarito byinshi,
aho muri icyo kizu mbonye ikizu gishashemo ibikarito byinshi, mbona n'ahandi hashashe ibikarito ariko hariho n'akamatera k'ururimi kameze nk'ururimi rw'inka gashaje ariko kashasheho. umutima iturambwira ati yo u Rwanda rurashashe, ruhora rushashe. mpita ndavuga ati we byari ku mutima bitabiza no ku munwa, ndavuga ati burya uzi ko u Rwanda ruhora rusasiye abakerarugendo. u Rwanda ruhora rusasiye abakerarugendo, dore disi bashashe bari bazi ko ndibuze. sinagangika ku bikarito, ahubwo njya kugangika kuri ka kamatera ndaryama kubera n'umunaniro n'ingendo nakoze iminsi ibirenge byaravyimbye, ngona ku kamatera kabandi. sinzi uwagashashe, sinzi uwashashe ibikarito, iyo sare sinzi nyirayo, ndagona. ngonye rero mu masaa 7 nibwo numvise ikintu cyitwa umugere papa, wagira ngo ni baro bakubise. numva umugere na nuba ahantu bawuneye, banza umva niyo setse ndawumva. ni Imana irinda Imana irarinda. Misi ya kera ubwo mba nangiye akazi k'uruzerero, naye papa i Burundi, naye mama, naye bakuru banjye, naye umuryango, nje kubitigwa i Kigali. uri kumva? ariko nangariza abadukurikiranye ducundi dushaka b'amavuta aribwo buhamya bw'ejo hazaza. ndagutangariza wowe nkurikiranye, shitse umutima mu nda, ibyo uri gucamo ni ubuhamya bwawe bw'ejo hazaza. utuze, ntabwo Imana ikwanga, ntabwo Imana ari wowe uri muyigizaho nkana, ahubwo ni ukugira ngo ukusanye ubuhamya uzabwira abandi ejo, kugira ngo bazakomezwe n'ibyo Imana ishimwe. ntabwo Imana ikwanga nubwo bimeze bityo. ntabwo ikwanga wa mukobwa we, ntabwo ikwanga wa musore we, ntabwo ikwanga wa mumama we, ntabwo ikwanga wa mupapa we, wikwigirira nabi. niko Paulo na Sila babwiye wa murinzi, babwira ati wikwigirira nabi. twese tugize gute? turi hano naho twagiye. wikwigirira nabi ngo nuko uri muri iyo situwasiyo, wikwigirira nabi ngo nuko byagucanze. ntabwo Imana ikwanga, ahubwo nikugarukaho irakugarukaho igufitiye imbabazi zingahe? nyinshi. Imana ishimwe cyane. umugere barawusekura mwiza, ndazanzamuka ngoka ndebye hejuru yanjye, mbona ndagoswe na za marine. naje i Kigali hari za marine z'abagabo, marine ukazana umunyaruhengeri wateruye wateruye icyuma, wariye imisigi, afite umutwe wabyimbye uku. mbese nge naje i Kigali hari baba za marine z'abagabo. kabiri, naje i Kigali hari ibibwa byinshi, icyo gihe hari ibibwa byinshi izerera gutya. gatatu, naje i Kigali hari amapusi menshi ku buryo hano wasanga amapusi nk'igibiri, hano imbwa nk'ijana, hano marine nk'igihe. mbese wumva ubuzima naje mu baba naba n'ubu uwaza ubu ngubu yasanga umujyi umeze neza rwose. ubura naho urara uyu munsi ukajya kuri polisi bakagusasira, ukarya ibigori ukaryama, ejo ukigendera. uyu munsi u Rwanda rwose, u Rwanda ni rwiza cyane. uyu munsi rwose turashimira na nyakubahwa wacu arugejeje aha hantu ruri. aturi ku mutima yuba aturi ku mutima yuba. mbese u Rwanda rwagize isuku, ntabwo wabona yiruka mu muhanda, nta mapusi wabona yiruka muri marine z'abagabo nizikiriho. mbese ubu ngubu ni utwana tw'utumarine badushyize mu mashuri. mbese ubona u Rwanda rumeze neza. nuko usanze uragoswe. nuko mbona ndagoswe na za marine zateruye, zariye imisigi. babandi mbese bafite umubyibuho ariko ari za marine, bafite amatineri, bafite amarikoro, bafite imisigi bavuye gusyaga, bafite imihini,
bafite inzembe, bafite ibyuma. Ndashima n'Imana ko batankase igifu baba barakase igifu papa. Kandi icyo gihe kuba impamvu najyamye kuri ako kamatera, reka mbikubwire, kuba ikarito yari amakarito y'izindi mbogo, ariko ako kamatera kari akamatera ka perezida wabo, perezida wa za marine, mbese ubakuriye kosiye wawe yaha kosiye aba perezida mwubahwe, ndanivuze kosiye wabo, umuyobozi wabo, gutyo bivuge gutyo. Ayo matera yariye rero, sinajyamba ku ikarito ya marine uciye bugufi, ahubwo njya kujyamba kuri matera ya kosiye, niho unagangitse. Rero Imana nagize, ntabwo marine zasatuye igifu nsinziriye, ntabwo zanciye ikirenge, kuko bari bafite uburenganzira bwo kungata igifu bakaca umuhogo bagatinya saa 7 z'ijoro. Bankubita umugero urankangura, nzanza nibutse iminsi ya kera, nzanzamutse nibwo nabarebye, umwe afashe izosi, undi afata imbavu, undi ufashe izosi barazamuye akubita ivi rya hano. Abantu barakubita papa, hari abantu bazi guceka, akubikamo ikintu kazacyumva mu myaka 7 ishize. Kubita mbandarutse, ndarukase ikisesha, nari inyumbati se yoyo ko ndari yashiranye n'inzara gusa, nukuruka ifuru. Ndangije barakubita mboroga, mbwira ndavuga ati imanika amaboko mera nk'utsinzwe, zambura amaboko. Ndabaza ati ninde uyoboye abandi muri mwebwe? Abango urabibariza iki? Ndashaka kugira ikintu mvugira hano, dore nguriya kosiye wacu, ikintu tuguhoye, uri marine ntabwo tukuzi. Kabiri, wajuba ujyama kuri matera ya kosiye wacu, perezida wacu tuyoboye, wajyanye kuri matera wayisizinda, gucyujyama kuri matera ya perezida wacu. Ndabya ati ntabwo nari mbizi, gusa yewe nurutse Burundi, nje ngaha narinje kushakira ubuzima i Kigali, ariko ndebye ngaha mbona harashashe, nibwira ko u Rwanda ruhora rushashe. Nge najyanyeho nibwira ko u Rwanda ruhora rushashe, narizwe abantu bansasiye nje kuryama, mumbabarira kose tavati yo uyu mwana uvuze ko u Rwanda ruhora rushashe, nimwongere kumukubita na kandi kandokoye, nuko navuze ngo u Rwanda ruhora rugize gute rushashe. Kose rero waba bati nimwongere kumukubita uyu mwana ni marine wacu, ahubwo mumucomeshe, mumucomeshe tumwakirize kora. Tumwakirize kora tayari, tumukubita tinere. Iyi ni marine yacu, ni imvamutima yacu y'inyamahanga. Bagiye kuncomeka koro, ndabyatinya kubaho nukuri kwima. Giye niyo nyoye sitoro, niyo nyoye koka nyinshi ndasinda, nimunyici nimume rwose iyo koro yayitinyica. Urabona tugiye gukuroga, mvuze ibyo none nibwo nakubiswe, none mvuze ngo unibabime nahita nsara. Barambya ati ubuza twebwe turi kubinywa, urabona turi kunywa uburozi, tukwakiriye tukwaze, nibwo bongeye barakubita kandi. Ndabya ati nukuri pe, ibyo ndetse nabiriye. Ndashima Imana ko nanyoye tineri, ndashima Imana ko nanyoye koro, gusa ibisigagano bari bazanye by'ibiryo nariyeho. Reka rero buke mu gitondo, kintu cyakurikiyeho nihuta, nibwo nyene barameza, nibwo nahise mfatwa n'ubushita, ingwara y'uburwayi, sinzi bagwita ubushita, ingwara nyene y'ibintu ubuzima utamenyereye, utangiye kwitana nabwo bwa bundi niba ari kwashi, niba ari mu kwashi, I don't know. Ntawe nanjye mbizi. Ubwo nabwo n'uburwayi bufata mu matwi, bufata ku kibuno, ahantu hose wishima umubiri utonyoka. Baransenda bambwira ati niwongeye kurana natwe toka, baranyirukanye. Aho rero nibona nahuye n'ubuzima bukomeye, inzara irambabaza, sinzi ahantu basikaga ibiryo, nago mazi, ndakubitwa. Mbwira Imana ati Mana wambabariye koko kasubiza iwacu, mbura akazi ko gukora, mbura ndagwara, mbona ngiye gufyoka, izindi marine ziranena, ndiko ndibuka iminsi ya kera. Yaje kurangira rero nihuse, nibwo nabonye umuntu ari kujya igisheke,
igisheke ndamusaba aranyima. Nibwo natembereye ahantu gatoya hajya ku kibuga cya Leta Kicukiro, ni ahantu bacuzaga ibisheke, niho bacuzaga ibisheke ku kibuga neza ahantu mu ishyamba aho ngaho. Nibwo natembereyeyo ngenda meze nka kamajyanjari, igikabutura cyaracitse, mbese akadigi karaje, umukondo warasohotseyo, amenyo yarasamye. Ubu ndashibara ko yashubije amenyo yanjye papa. Ubu nabaye kiboga, amatwi yarasohotseyo, meze nk'akanyamaswa ukuntu, umusatsi warashukunguye, umeze gucya warabaye umweru, undi wararyamye. Yesu we, narasaze wagira ngo inzara zarashukumbutse. Ndimo ndibuka iminsi ya kera. Imana ishimwe. Ariko ubwo buzima bwose naciyemo ntago Imana yanyangaga, ahubwo kwari kugira ngo indemere amateka y'uyu munsi. Nawe nibikubwira uri guca muri ubwo buzima, wumve ko mu ijuru hari Imana. Byaje kurangira rero rimwe, sinzi ahantu hari igisheke ngaho, ingingo y'igisheke bari batemye ku kindi, iyo ngingo y'igisheke yari yaraboze, isazi yayindi y'umweru yituma inyo, yituma twa dusimba two muri wese zikajya zimya muri cya gisheke. Inyo ndi kuvuga inyo, sinzi ukuntu abandi babyumva, ariko jye ndi kuvuga inyo. Rero icyo gisheke nagitoraguye, haba no kucyoza, ndacyoza se amazi nkuye hehe? Nanjye ubwanjye sinkarabye ndoza igisheke, ndangije mpita ndafata na za nyo zose, misi ya kera na za nyo zose ndafata, ndahekenya cya gisheke, ndahekenya inyo, mekenya inyo. Ndashima Imana ko nta ngwara nakuye muri ubwo buzima na bukeya. Byaje kurangira numva akanwa kose kabaye inyo, maze kurya icyo gisheke numva si igisheke, numva ni inyo, numva ni umusarani ndiye. Ndasara, ndashinyika, njya ahantu bokereza ibigori kuri Leta hariya. Umuntu yagura ikigori nkabwira ati wamayeho, agahita kibika. Iyo uri mu buzima bukakaye, mbese nta nukunagira amazi. Uyu munsi bari kubamagara tugere dusangira, abantu bagabate yawe ntabwo turya utaraza, ntabwo ndashaka dusohokana. Ariko icyo gihe nasiga ikigori umuntu aguze amanyurire, agahita ashyira mu ibanga, ndakirira mu rugo. Rimwe rero umuntu amaze gukigura akiriraho, ndamusaba aranyima, cungana n'igitiritiri. Amaze ubwo mu kanwa hose ndisazi gusa, ndi umusarani, ninyo mu kanwa hose, mu matwi ndi kujoga inyo, mu kanwa ninyo, hano hose. Mana abadukurikiranye nimugire isaseme, nanjye vyambayeho, navutse nk'abandi bana. Ndi kwibuka iminsi ndimo ndakubwira ngo nawe uri muri ubwo buzima uhumura, Imana izakugirira neza. Imana izagutabara, kandi Imana yo mu ijuru igufiteho umugambi mwiza. Byaje kurangira uwo muntu igitiritiri aragita, ndagitoragura, ndagihekenya. Ubu igitiritiri kigira amazi aryoshye, nkajya ndakimira amazi yacyo n'ibikatsi. Byaje kurangira zanyo ziva mu kanwa, none hazamo agahumuro k'ikigori, ak'igitiritiri. nibutse iminsi ya kera, uramburiye amaboko. Nta hantu kure cyane habaho Imana itakura umuntu, nta hantu kure cyane habaho Imana itageza umuntu. Umutima mu nda wikwigirira nabi. Imana yabera iri mu kazi, Imana yabera ntuzayibangikanye, nawe ntabwo izaguteza abantu. Imana nishime. Situwasiyo zose uri gucamo, Imana irimo irazireba, kandi nigaruka irazi gufitiye imbabazi nyinshi. Imana ihabwa icyubahiro. Byaje kurangira rero, rimwe inzara yongera iranyataga, kandi inzara inzara irongera iranyataka. Nibwo rero nshotse, ubwo ndimo ndavega inyo hano, ubwa burwayi hano mu matwi, ku mazuru, mu mutwe, hano hose ndimo najojoba ingwara, mbese ubuzima namenyereye.
ndahanura bikomeye, Imana igukure muri ubwo buzima utamenyereye inshuti yanjye. Uri umukobwa wisanze mu buzima, Imana igutabara utaraseba. Uri umumama wisanze mu buzima, Imana ikurengere disi, Imana igutabare, kuko ikigeragezo kirambye gituma umuntu atiba papa. Ikigeragezo kirambye, ndimo ndahanura Imana igusore mu kigeragezo umazemo igihe, Imana igusore mu kigeragezo kirambye, Imana igigukize. Ni ukuri kw'Imana, kandi Imana yacu irabishoboye, iyo wayiringiye irabishoboye. Dawidi avuga ngo nibutse iminsi ya kera ntekereza nkabyibwira, nkahita ndamburira Imana yacu amaboko. Byaje kurangira rero rimwe nzindutse kare, ndavuga ati wajya gusyaga muri iriya puberi. Hari ahantu mu Kimotero bamena imyanda, Kicukiro hariya kuri Retoneza, Kicukiro ahantu bamena imyanda bayiyora bayijyana, sinzi ahantu bayitwanga unimba ari Zanduba, ubu simazi simazi aho hantu. Reka mbanza ngo tume kuri aya mazi. Nta kibazo, ni ukuri kw'Imana. Imana yakoze iby'imbaraga, Imana yakoze iby'ubutwari. Ni ukuri nanjye ndi kugenda nibuka ahantu Imana yankuye. Uzi ko nanjye nigeze gucumbikirwa na Marine, nanjye zarancumbikiye. Uragasubira mu nyuma kaza ngakubwiye mu kanya soze na ukomeze urumva papa. Cyaje kurangira ikintu cyanyishe, mbashotse muri iyo puberi, shotse muri iyo puberi, sanga mwimbwa. Zambwa rero nasanze muri uyu imitimbwe, sangamwo imbwa, sangamwo amapusi, sangamwo imbwa, sangamwo amapusi. Icyo gihe bataga iminyigi, bakata ibitoki by'iminyigi, bakata za gahunga, ariko ziriho n'agasosi k'inyama, hariho n'agasosi k'ubunyobwa, bakabitana muri puberi. Uzi cyakurikiyeho rero, nkasanga imbwa nazo zarahaze, zirimo zirarigata umunyigi, zikora isosi, ikinyigi zigagisigaho. Nanjye nayo nkacunga, kuko nabona ukuntu zabaga zibyibushye, nkavuga ati ninzisangamo zirandye, reka mpagarare hano ku gasozi zibanze zirangize gusyaga, nanjye ndazisangamo nizimara gusyaga, nizigenda nanjye ndajyayo. Hari iziriye zikaryamamo, hari amapusi ariye akaryamamo, hari n'izigiye. Nanjye rero nkahita ngenda, nkahita nyoboka ya minyigi zimaze kurigata, jewe nkahita nerura wa munyigi. Jewe sinarigataga, ahubwo nahita ncoka n'umunyigi wose cyangwa gahunga yose. Amacancwe y'imbwa wari uzi ko ameze nk'igitoki cy'umukashi. Amacancwe y'imbwa ameze nk'igitoki cy'umukashi. Ongera ubinsubiriremo, wasangiye n'imbwa? Umva, muri puberi ya Kicukiro, imbwa zajya umunyigi zawusigaza, nge nkatora uwo zisigaje nkarya. Uwo zapfuniyeho ibimyira nkawurya, uwo zaciriyeho nkawurya. Ndimo ndabwira abantu ko amacancwe y'imbwa ameze nk'igitoki cy'umukashi ugihekeye, niko amera. Reba ibiryo imbwa zisigaje, ibiryo amapusi asigaje nkabirya, ariko sinandura igituntu cy'imbwa, sinandura igituntu cy'amapusi. Ndashima Imana ko yaturindiye muri ubwo buzima, tukaba twarahavuye nta gituntu cy'imbwa duhanduriye, tukaba twarahavuye nta gituntu cy'amapusi twanduye. Amaraso yanjye ni mazima, imisokoro yanjye ni mizima, ubwonko bwanjye ni buzima, mbese hose Mutaraga, kuko Imana yandindiye muri ibyo bintu kugira ngo uyu munsi mbashe kuvuga gukomera kwayo. Imana iguha umugisha. Byaje kurangira rero, soza aho naho ubutaha, aho naho ubutaha, soza umbase soza. Bakunzi bacu, ntabwo nemera ko atugendana, afite ubuhamya bw'uko naho ubutaha yabaye umurozi. Navuze ngo nge nawe dufitanye amateka. Uyu munsi araduha ubw'uko yabaye umurozi, nanjye nigeze kuba umurozi. Rero ihangane abakunzi bacu, ubabwire yuko kera hawe twibutse iminsi ya kera, no mu minsi ya kera hari harimo kuba umurozi. Wanyemereye ukantu kavuga ubutaha, ahubwo mbanze mvuge uko nyine Imana yankuyeho hano.
hari impamvu impamvu kandi abadukurikiranye muri inshuti zanjye ndabakunda ubu tuzavuga ahantu ibindi Imana yadukuyemo bikomeye utwo ngutwo ni itangiriro hari ibindi tubahishiye bitsibye kereke bare hariya bakunzi bacu ntimugire ikibazo dufitanye randevu ku wa mbere bitsibye ahantu yes rero byaje kurangira rimwe abadukurikiranye mu nyumve byaje kurangira rimwe ndi ku kazuba ndimo nditara ku kazuba kugira ngo ibyo bintu binyumireho ibyo bisebe byume nibwo nagiye kubona Imana isunikira umuntu Imana gusunikira umuntu umumaro nkunda kubwira abantu mbabwira ngo Imana yigize ababivugaho ikwegereza ababikoraho Imana ikubita ababivugaho ikwegereza abagize guterata abazi ko ushomereye urabagwisha abazi ko utabyara urabagwisha abazi ko ukodesha urabagwisha abazi yuko mbese nta kazi ugira urabagwisha abo bose Imana ibigizeyo ikwegereza abagira gute ababikoraho abanyamumaro abo nibo ukeneye muri iyo situwasiyo abo nibo bawukeneye abavuga ibigambo urabahaze waba urabujuje ntacyo bakumariye Imana ibashote ikwegereza ababikoraho mu izina rya Yesu Imana isunikira ababikoraho amen nitaze ku kazuba ngiye kubona mbona umuhungu araje n'injerekani mu ntoki ku muhungu Imana imuhumugisha naramushatse naramubuze basimugurire sito rikonje Imana imumeza agirire cyane yabaye umunyamumaro nubwo atabaye umunyamumaro w'igihe kirekire ariko muri iyo situwasiyo yarakoze Imana imuhumugisha araza aranyitegereza arangira ati wa mugabo uraho ndabwira turaho ese uri umusaza oya uri umugabo oya uri umusore se ndiwe ntubaze ko washaziye imburagihe ndamubwira ngo ni ibibazo ni inzara ndetse ugwaye iyihe ndwara ndabwira ngo nta ndwara ngwaye iyi ni inzara yakugize umweru gutyo uzi ko inzara ikugira umweru Imana igukiza inzara papa Imana igukiza inzara mama Imana igukiza inzara wa musore Imana yibande mu nzara ebyiri inzara yo mu buryo bw'umwuka n'inzara yo mu buryo bw'umubiri Imana izikubitire rimwe rata Imana ikwinjiza muri Kanani yawe Imana igukiza ubutayu Imana ikwinjiza muri Kanani yawe haleluya manuye Kanani muri ubu buhamya kandi hari igihugu cy'amata n'ubuki Imana yaguterekamo kandi ukagubwa neza Bibiliya irambwira ngo umugabo yitwa Yona Imana imaze kumeza akayuzi yibagirwa umubabaro aragenda akicaramo amaze kukicaramo agubwa neza agubwa neza nari imanuye akayuzi ku buzima bwawe Imana ikumereza akayuzi muri ubwo buzima bukakaye bwagutwitse uruhara bwapfuye umusatsi bwatumye amabere yawe agwa bwatumye ukobana Imana ikumereza akayuzi wa mumama we ikumereza akayuzi wa mpapa we ikumereza akayuzi wa mukobwa we ikumereza akayuzi wa musore we nawe ukugamemo ugubwe neza Imana ishimwe Imana yakumereza kandi ukakugamamo ukagubwa neza ndavugana nawe uri muri iyo situwasiyo nk'iyanjye nabagamwo ejo bundi Imana ikomera umugisha umuhungu arangije ngoboka arangije arambwira ati disi inzara ikugize gutyo n'ibiryo nirirwa mena muri resitora nakangiye gusohoreza we bisigura noza amasahani yaho ibiryo by'imisigi byose ni ngewe ubimanajinga nubwo abigurisha abafite ingurube umfasha nijye woza amasahani ubu kubitanye na manager nkubitana na manager w'imisigi nta kintu kitagira manager bofu nta kimwe kitagira manager wa chef de Pondai na chef de Pondai nkubitana na manager w'imisigi woza amasahani hangati nanzara izongera kukwica ngiye kukwitaho nubwo nakuzi ariko Imana izakomeraho umugisha ikintu yankoreye ni kimwe arambwira ati rero iyi misigi bose akunda kuyigurisha n'abafite ingurube iyi misigi ntabwo
nzajya nyikuzanira ku mugaragaro saa 7 topu zuzuye z'amanywa. uzajya uba uri hafi y'iriya wese mvaho kantu papa uzajya uba uri hafi y'iriya wese nzajya mbirunda mu ishashi mbizane nse nk'umuntu ugiye muri toyi mbyinjize muri wese hari umusumari nzamanika muri wese ngende manikeho iyo shashi y'ibiryo nawe nimvayo uhite winjira saa 7 winjire mu nzu ugende urya ibyo biryo byawe usohoke wivireyo nk'umuntu uvuye kwituma ntuzaneze bose urumva ibyo biryo wumva ko nibyo bita umusiki swate babiha ingurube urumva kandi isaramanje yanjye ni muri wese ariko mana we ariko nibakubaza ni kuki uhorana ibyishimo nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza nibakubaza ni kuki uhorana ibitwenge nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza nibakubaza ni kuki uhorana murare nawe uzababwire ni Yesu wangiriye neza ndashima Imana itanga ibitwenge ibituriza tukibifite papa ndashima Imana itanga umunezero ibyatumye umunezero bigiha haleluya ubona twigira rino nimugire ngo hari ubundi buzima bundi bukakaye bwiza turimo ahubwo ni Yesu watugiriye neza Imana ishimwe cyane Imana ishimwe tasiyati tusaruka kuririmba indimi bangu ahigejeje ikora gejeje ukora Mami mbaye ngushimiye ndabyibutse ibyo wankoreye mwami data mbaye ngushimiye wandokoye narepfuye rubi nakwiture kimurengezi mana wanzahuye narepfuye rubi nakwiture kimurengezi tuba twararabye papa tuba twararabye iyo duteze ahigejeje ko ngoboka nubwo udaparitse ve utihari ariko ahigejeje tuba tuyishimiye papa nubwo wowe sinzi nimba ugikodesha ariko jyewe randerodi buri ya mbere arakomanga ariko ahigejeje ko ahigejeje ko nubwo randerodi akomanga iwanjye buri tariki ya mbere ariko ahigejeje ko kuba tudakirira mu mapuberi ahigejeje ko kuba tudakirira mu mawesi ahigejeje papa tubaye twebwe tugize tuyishimiye eri mbaye nyishimiye nubwo dukozaho ndavuga muri bisi tutarabona izacu ariko tuba tuyishimiye ko nayo gukoza haboneka ni ukuri kw'Imana nubwo dukodesha ariko Imana ishimwe randerodi akomaga akabona Imana ishimwe cyane buri kwezi kandi nubwo abana bacu bagenda n'amaguru yego sha bagiye kwishura abandi bakagenda n'amabisi ariko ahigejeje minervari iraboneka tubaye tuyishimiye Mana ntabwo turingaye tubaye tugushimiye turi kwibuka iminsi ya kera Mana ishimwe turabyibutse kandi Mana ishimwe arabwira ati ujya uza kurira muri wese usohoke nk'uvuye kwituma rimwe rero saa 7 arabizana abijyana muri wese ibi byo bita imisigi reka mbibibutse mbibwa inago mubizi bamwe ndabikwibutsa wowe sinzi nimba ubizi ni ibiryo umuntu yiya muri restaurant ajyamo akiyarurira sinzi nimba byita service yes ibyo ngibyo ni ibiryo umuntu yarura ashonje akarura byinshi yajya kurya akabisigaza reba rero ibyo asigaje bya bindashigaje kandi asigaje yari akanagamo kirida umva se bikubwira nawe rero duhure kuri byinshi papa baza warabiriyeho nawe ngoboka ibi biryo reka nkubwire amateka yabo ni ibiryo umuntu amara kurya agafata serviette akanagura icyokere cyose
yamara kwihanagura icyokere akipfuna n'ibimyira, yamara kwipfuna n'ibimyira akagira gutya agahita ashyira muri ya misigi asigaje serviette, agafata kirida akijiginyura inyama, yaba agwaye ifumbi ntacyo imubwiye, amaraso azananye n'inyama twa tundi agahita acira muri ya sahani, izivuye mu menyo yaboze, izivuye mu menyo afite ifumbi, kirida zivurikiye mu menyo zose agata kuri ya sahani. Wa muntu nawe ushinzwe kwegeranya imisigi akegeraniriza hamwe serviette, ikindi cya kabiri agafata, icya gatatu agafata amazi akinyugunyura. Uyu ni umuntu wagize gute wiguriye ibiryo bye, yamara kwinyugunyura nagacira ku isima aho gacira kuri ya sahani iriho imisigi. Reba rero isosi, amazi binyugunyuye, reba kirida, reba serviette zivanze na gahunga, zivanze n'umuceri, inyogezo y'amagufa ngombwa n'umutimbwe, ariko Imana iratabara. Nukuri kw'Imana, Imana we byose bikavanya kuri ya sahani. Uwo nawe manager ushinzwe ibi biryo bita imisigi akarunda mu ishashi, adakuyemo kirida, adakuyemo amagufa, adakuyemo serviette, amazi yivanze n'isosi, byose mu ishashi pa saa 7 muri wese. Rimwe njya muri we, avuyemo ndamukurikira njya kurya izo wese. Rero naba n'ubu amawesi y'uyu munsi afite agaciro. Amawesi y'uyu munsi uragendamo ugasanga amawesi abantu bakoropye nubwo bishyuza igiceri, ariko usanga amawesi afite isuku. Iyo wesi yo yari ya wesi y'ibiti turebamo hasi yuzuye umwanda, urumva. Reba rero amanitse ibirya, umwenge wawe si uraha. Ndangije nange ndamanuye yashashe, ubwo nashyize agasumari ku rugi, manuye yashashe, mfashe hano ku ruhande nabuye mfunduye yashashe, agahumuro k'ibiryo kakubitanye n'amasazi yo muri wese ari mu ndani muri wese yose ahise azamuka kurya ibiryo yose. Amasazi ni5 duhuriye ku muceri amasazi ni7 papa, izije zambaye umwanda zikwiye mu mabyi, izije nimvuga ibyo nabwo ni discipline. Sinzi mwivuga ngo nta Kinyarwanda nza, nimvuga gutyo nitujye tuvuga imbwa mu mazina yazo, tuvuge amapusi mu mazina yazo, tuvuge ikintu mu mazina yayo. Isazi kaza yambaye umwanda ikwiye muri wese, ikahita no kuri bya biryo ngiye kugiketa yicaraho namira ngwana n'amasazi, nigizayo nyora umuceri namira. Reba bya bisosi na ya mazi rero ibishokeye aha, ibindi bije mu bwanwa, ibindi reba bya bisosi bigezemo uno mu gukora. Ngitangira kurya nkumva umuntu arakomanze ku rugi, nange ati ndimo gira vuba, nange ndaje kwituma, nange ati buretse nibwo gijyamo. Reba rero umuntu ari hanze arimo arakomanga ashaguza muri toyi, nange ndikurira muri wese ngo ndimo ndamubwira ngo ndimo ndituma. Reba amakuru rero, uyu mugabo cyangwa uyu muntu ari hanze arimo arasakuza ati umuntu wagiye muri wese yatinzeyo kandi watsotse washanowe. Nange ati buretse diare yamfashe, buretse ndafashwe n'inzoka na diare, buretse ndakituma. Nubwo ndikugwana n'amasazi, ndikugwana n'ibiryo ibizi biri gutemano n'ibisosi, undi arimo arakomanga wasotse washanowe, nange ndimo ndafashwe na diare buretse. Kandi manager w'imisigi nawe yarambwiye ati nago bosi akwiye kumya ko hari umuntu urira mu hano, nabimenye uze tuva ku muceri. Uri kumva byo byose byamuriyeho byaje kurangira. Rero reka akomeze akomange, nagaswaro mfite ndihanagura mu bwanwa, reka nyingure mu bwanwa harimo ibisosi aha mu bwanwa, hano byatembye, hano hose byatembye byagize mu nkokora, aha hose ni ibiryo gusa. Nakingura umuryango, umuntu yarimo akomanga yambona ibintu mu bwanwa, ibiryo mu bwanwa hano aha hose ibisosi, agenda avuze induru, yo dore umuntu uvuye kurya amavyi we wese iruzuye. Twebwe tuvuga bino nimugire ngo turimo turamotiva, ni ibintu byatubayeho twibutse imisi ya kera. Biraba wa mugani papa uvuye muri wese iruzuye, urumva wese iruzuye
yuzuye amazirantoki, usohotsemo mu bwanwa hose huzuye imyanda. Reba wa mugani, imisigi, ibishyimbo, ya misosi byivanze byose bimeze nk'amazirantoki byose. Reba usohotsemo hano hose ari ibyo ibisosi hano umuntu ukubonye uvuye aho ahita yumva ko uvuye kurya amabyi, reka bivuge gutyo, agajya avuze ati dore umuntu uvuye kurya amabyi we, nanjye ubwo tayari nibwo baje kumenya uko rero hari umuntu urira muri wese. Uwo muhungu yatambwiye ati rero cyane n'ikindi gihe ntuze wongere kuza. Bose yamenye ko hari umuntu urira muri wese, ahubwo ari gupereza umuntu uzana ibyo muri wese. Rero ni ipura yawe irangiriye ahangaha, biza kurangira nyene mvuye ku biryo. Singe wahera nibutse iminsi ya kera, ariko soza ndashima Imana yuko tutakirira mu mawesi, ndashima Imana yuko tutagisangira n'amapusi, ndashima Imana yuko tutakirira mu puberi, ndashima Imana yuko nanjye iwanjye ndarya ndanywa, iwanjye nunze umuryango w'abana 4 n'umugore, nanjye ubwanjye n'umushyitsi usuye niyataha nta kintu afashe iwanjye. Turashimira Imana ahegejeje ikora, tubaye tuyishimiye. Rero nta kindi aka gasura mureba ni Yesu, ni ukumenya Yesu. Menya Yesu agukure mu isayo y'ivyaha, agukure muri puberi, agukaravye, agusige, anakwambike. God bless you. Naho butaha Imana ibamere umugisha. Ukeneye kumenya ikindi kintu utasobanukiwe hano, uzamamagare ku numero ya 6 Imana ikumere umugisha. God bless you. Ciao ciao. Reka nanjye ngana ku musozo, twari turi mu kiganiro kivuga ngo twibutse iminsi ya kera. Hanyuma ndagira ngo weho mukunzi wacu udukurikiye, nawe garura amaso inyuma, wibuke iminsi ya kera. Ese wibutse iminsi ya kera, wibuka wari ubayeho gute? Wibuka waranyuze mu buhe buzima? Ese wibuka ubuzima wanyuzemo bw'inzitane? Wibuka ubuzima bwari bukugoye? Wibuka aho wabonaga nta shusho? Wibuka aho abantu bari barakwanze? Wibuka aho abantu bari baraguciye? Wibuka inzara yakwishe? Ese wibuka abagukubitaga? Wibuka warabuze amafaranga yo kwishyura ishuri? Wibuka ababyeyi uri imfubyi utagira papa na mama? Wibuka ucyagiye wari urwaye amavunja? Wibuka cyagihe itara ryawe kwari ukuzunguza urubingo? Ibi bintu urabyibuka? Tugarura amaso inyuma. Nubona witwaye mu modoka yawe uyu munsi, uvuga uti ni iby'imirimo Imana yakoze. Nubona uyu munsi wicaye muri biro, muri office, uvuga uti ni iby'imirimo Imana yakoze. Nubona mu rugo hicaye umufuka w'umuceri, umufuka wa kawunga, akabudo ka litiro zingahe z'amavuta, uvuga abana bariga, uvuga uti ni iby'imirimo Imana yakoze, ni iby'imbaraga Imana yakoze. Tugarura amaso inyuma, kuko umunyarwanda yaciye umugani neza, aravuga ngo utazi yava ntamenye iyagana, ntamenye yajya. Garura amaso inyuma, nawe bigutere gushima Imana, uvuga uti ndagushimye Mana, kuko wampaye gushaka, kuko wampaye kubyara, wampaye kwiga, wampaye kurya, wampaye kubaka, wampaye kubaho. Imana ishimwe. Uvuga uti wankijije za ndwara zari zikomeye, nanjye ndagushimye. Nurangiza uzamurira Imana icyubahiro, niba na ngombwa uramburira amaboko, niba na ngombwa ukore mu butunzi bwawe ufite, hanyuma ugenda ushimira Imana, uvuga uti ndagushimye kuko hari ibyo wakoze. Kandi ntibirangira aho ngaho, wibuke ko hari abandi bari inyuma aho ngaho, bari mu buzima nk'ubwo wanyuzemo, bari mu buzima bubabaje, bari mu buzima bugoye, badafite aho kuba, badafite ibyo kurya, badafite ibyo kwambara, badafite uko abana babo biga, barwaye. Hari abari mu bitaro babuze uko bava mu bitaro, babuze hari ababuze mituweli. Uvuga uti Imana, kubera iby'imirimo wakoze ukoresheje nanjye abo twahuye, hanyuma ukabakoresha, reka nanjye nkugirire umumaro uyu munsi. Nawe hagire uramburira amaboko, nabo bashima Imana ku bwawe. Turagushimiye. Nge mwumvaga cyangwa se nge mwari kumwe, yari Ngoboka Miriam Theo, ndi kumwe na Ndacyayisaba Elia. Ciao ciao.